akagushakaho niki ni ugukora ibyo gukiranuka cyane kimwe kuvuzwe hano no gukunda kubabarira cyane cya kabiri no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Iyo ni ijambo rya gatatu muri aya magambo atatu. Iri rya gatatu niryo twahisemo kugira umutwe w'ijambo turi buganire, kugendana n'Imana. Reka dusome nanone kuva 33 aho twari twasomye n'imika kubandika 6 no 8. Hano tugiye gusoma mu kuva 33 twari twahereye ku 15 ariko ubu nyine turahera ku 12 kugira ngo bize kumvikana bize gukomeza n'isomo nari mfite. Haravuga ngo Mose abwira Uwiteka ati dore uje untegeka utijana ubwoko tumenyesha uwo udutumanye, ariko waravuze uti uzizina kandi wangiriyeho umugisha. Nuko niba nkugiriyeho umugisha koko nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye, mbone uko ndushaho kukugiriraho umugisha, kandi wibuke yuko ubwoko ari ubwawe. Aramusubiza ati ubwanje zajana nawe kuruhure. Mose aramubwira ati ubwawe mutajana natwe udukura ino. Ikizamenyekanya yuko je n'ubwiriyeho umugisha niki? Suko jana natwe bigatuma je n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi. Uwiteka abwira Mose ati nico uvuze ico ndagikora, kuko wangiriyeho umugisha kakumenya izina. Haleluya, amen. aha ndagira ngo nkuremo aya magambo. Mose yabwiye Uwiteka ngo bajane, ati uzumira ngo tujane tumenyesha uwo tugendanye, ariko waravuze uti kuzi izina. Iri ni ijambo rimwe. Kandi wangiriyeho umugisha. Iri ni ijambo rya kabiri. Aramubwira ngo nuko niba nkugiriyeho umugisha koko nyereka imigambi yawe. Aha ni ukumwiyereka kugira ngo nkumenye, mbone uko ndushaho kukugiriraho umugisha. Wibuke yuko ubwoko ari ubwawe. Ico Uwiteka yamubwiye, aramubwira ngo ubwanje, haleluya, nzaja nawe kugira ngo nkuruhure. Iyo ni irindi jambo dusanzemo. Mose aravuga ati ubwawe rutajana natwe tudukure ino. Ni ukuvuga mu yandi magambo, tutari kumwe si ngombwa ko tugenda. Ikizamenyekanya yuko je n'ubwoko bwawe twakugiriyeho umugisha niki? Suko ujana natwe bigatuma je n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi. Amen. Naco ni ikindi congera kuje twari tuvuze haruguru, gutandukanywa n'amahanga yo mu isi. Uteka mbwira Mose ati nico uvuze ico ndagikora, kuko wangiriyeho umugisha kakumenya izina. Imana ishimwe cyane. Amen. Ngaya magambo turi buganire ni yandi n'ubundi n'irya jambo twari dufite ko nari mbivuze, kugendana n'Imana. Kuko Mose yasabye Imana aravuga ati ndifuza kuko ugendana naje. Arasura kandi avuga kugendana n'ubwoko bwa Isiraheli. No kuvuga ngo umuyobozi ugomba guhabwa ubwenge akayoborwa n'Imana mu ntama agiye kuyobora. Ubundi kandi kuyobora ubwoko, kubana n'ubwoko bwa Isiraheli Imana ubwayo byari bishaka kuvuga kuko Imana igendanye nabo batagomba kubona Mose, ahubwo bazabona Imana batabwiwe na Mose, kuko bari kumwe n'Imana ubwayo bakabona imirimo y'Imana, iby'Imana ikoze.
bitari amabwire ava kuri Mose gusa, ariko Imana igendanye nabo bazagira ibyo bazabenefisiya nk'abagendanye n'Imana batari kumwe na Mose. Ubwa mbere Mose ubwe, ubwa kabiri Imana igendanye na Isiraheli bose. Imana ishimwe. Amen. Hano twaravuze amagambo tuzagenderaho ni ibibazo bine nashoboye kwibaza, ari nabyo dukomeza kuvugaho. Ijambo rya mbere, kugendana n'Imana ni iki? Nico navuze. Ijambo rya kabiri, ni izihe nyungu z'abagendanye nayo? Ijambo rya gatatu, ni gute twagendana nayo? Ijambo rya kane, nihe twavoma izo mbaraga zo kugendana n'Imana? Imana ishimwe. Amen. Hari kubasha kumenya kugendana n'Imana, hari inyungu ziri mu bagendanye n'Imana, ariko uburyo dushobora kugendana n'Imana byo dusabwa. Ijambo rya nyuma, aho twavoma izo mbaraga. Twari tuganira ijambo, ni amagambo abiri nari mvuze muri aya ngaya, ariko irya kabiri n'ubundi nari ntarayusa. Nari mvuze ubusobanuro bwo kugendana n'Imana, kuko ari ukubasha kumva ubushake bw'Imana. Muri make ni ukumva icyo Imana ivuze tukayumvira, tukareka kureba ubushake bwacu, ahubwo tukagendera mu bushake bw'Imana. Amen. Bishaka kuvuga ko tutareba inyungu zacu cyangwa ngo turebe integeke zacu. Ni ukumva ubushake bw'Imana. Twanasomye n'icyanditswe kivuga ngo dushakashaka uko twamenya ibyo Imana ishima cyangwa se ibyo Imana ishaka, kugira ngo abe ari byo dukora. Bitandukanye cyane n'ukuntu twebwe turi mu gushakashaka ibyo abandi bantu bushima, ibyo abandi bantu bakeneye, ibyo amakanisa akeneye, ibigezweho, ahubwo tugashaka ibyo Imana ishima kugira ngo tubone uburyo tugendana nayo. Kutumva twebwe ubwacu, ahubwo tukumva Imana. Imana ishimwe cyane. Amen. Ubundi kandi twari tuvuze inyungu z'abagendanye nayo. Twari tuvuze ijambo rimwe, kuko Uwiteka Imana izibamenya izina. Mu rugenzi twavuze ko iyo abantu bagendana, buriya umwe azagendera ku wundi kugira ngo babone uburyo bagendana. Ariko mu buryo bwo kugendana n'Imana, iyo ni ukwiyumva ubwayo. Tuzagusalendinga nta rwacu ruhare ruzaruba amaso tureka kugira ngo ibashe kutuyobora, tubashe kugera iyo tuje. Biza bidufana kenshi mu gihe twabashe gutekereza kugenda uko twebwe dutekereza, kugenda uko tubishaka mu buryo bwacu. Twavuze ko ugendanye n'Imana, inyungu ya mbere yo kugendana n'Imana, Imana izimumenya izina. Reka mfite mvuga izindi nyungu, ndaza kuzikomerezamo ariko zisomye kugira ngo uwandika abyandike. Ibi nibyo natekereje, si byo byonyine gusa, nawe ushobora kuba wabona ibindi byinshi. Ibyo nagiye mbona mu byanditswe byera by'Imana, nzakoresha n'imirongo myinshi ya Bibiliya, ariko bitaza kuvuna abantu. Nari mvuze kuko inyungu zo kugendana n'Imana, ijambo rya mbere, Imana izi kumenya izina. Ijambo rya kabiri twongera kuri iryo, ni ukugirirwa umugisha nayo, ko ndavuga yo twasomye hariya, turaza kubona n'ibindi byanditswe. Ijambo rya gatatu, Imana izibaruhura. Ijambo rya kane, biza bituma batandukana n'andi mahanga yose yo mu isi. Ijambo rya gatanu, Imana izibiyereka. Irya gatandatu, Imana izibatabara ikabaramira. Ijambo rya karindwi, Imana izibahumuriza. Ijambo ry'umunani, Imana izibaremera amasezerano. Izi ni inyungu zo kugendana n'Imana. Turaza nanone
gukomeza uko twagendana nayo kuko twari tubivuze. Hano rero twavuze ko Imana izi kumenya izina. Yesu yaravuze ngo intama zanje ndazizi, nzazihamagara mu mazina nazo zikanyitaba. Kandi iyo zinkurikiye izaziha ubugingo. Haleluya. Amen, amen, amen. Zini inyungu zo kugendana n'Imana. Imana izi kumenya izina twavuze kuko amazina abantu batazi nayo bazi. Hari andi mazina abaririya, hari amazina y'ubunyantegenke tugira, hari ayo abandi bantu babona, hari n'ukuntu twebwe twiyumva. Ariko iyo tugendanye n'Imana, Imana izita ari amazina abantu bahe babona, Imana igataye amazina twebwe twiyumvamo. Kuko Imana yabibwiye Mose yarashizeho ibibazo ziwe yiyumvamo, kandi akabona n'uko abandi bantu bazamubona, Yego. nuko batazamwemera. Ariko Imana ikavuga ati ibyo ngibyo ubiretse, iyo ugendanye naje bariya abantu nije uzubemeza, nije uzukwita izina, nije uzuhayibona indani muri wowe imbaraga ufite. Haleluya. Amen, amen. Nibuka kuko yanabibwiye Gideyoni, iramubwira ngo wa munyembaraga we ugira n'ubutwari, ititaye aho yari avuka mu muryango muto wo kwa Manase, ititaye kureba ko yari umugabo wari wihishe uriye mu kinyegero, umugani w'Abarundi, uhari uhura ingano adashaka ko bimenyekana kuko n'umuhini wakumvikana. Yego. Imana izibamenye izina. Waba uri aho ngaho utekereza ko nta muntu ukuzi, yego nyine si ngombwa ko abantu bakumenya. Hari ukwiye kugendana nawe kugira ngo abashe kukumenya. Namasha kukumenya azakumenyekanisha n'abandi bantu bazabasha kukumva. Oh, haleluya. Amen, amen. Izo ni inyungu zo kugendana n'Imana. Imana izitumenya izina. Ijambo rya kabiri, kugirirwa umugisha. Iyo tuvuze ijambo ryo kugirirwa umugisha, mu yandi magambo ni ukumvirwa n'Imana. Imana yabwiye Mose, iramubwiye ngo nico nacuvuze nzagikora. Amen. Bibiri ijambo ry'Imana riza ritubwira ngo Imana izibasha gukora ngo ibiruta cyane ibyo twebwe dusaba ngo nibyo dutekereza. Haleluya. Amen, amen. Izibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba nibyo dutekereza. Ahangaha tuzatugirirwa umugisha n'Imana. Kugirirwa umugisha n'Imana ni ukumvirwa n'Imana. Mwibuke kuko Imana yaribwiye Mose kuko izarimbura ubwoko bwa Isirayeli kubera amakosa bari bakoze. Ariko Mose arasenga aravuga ati nubarimbura abanyegiputa babonye bahagurutse bazavuga ati uri Imana itari seriye, wazanye abantu none ugiye kubamarira mu butayu, wari uzi kuko utazabageza muri kiriya gihugu. Aravuga ngo wigarure, nimba udashaka ko aba bantu bazagera muri kiriya gihugu, ubanza ukure muri iki gitabo. Imana bituma yigarura. Ni ukuvuga ngo bazabagirirwa umugisha n'Imana, bishaka kuvuga kumvirwa n'Imana. Haleluya. Amen, amen. Nayo ukaba inshuti bigatuma noneho ikumvira, noneho ikagendera ku ntambwe zawe, Imana ikakubahisha. Ijambo rya gatatu ni ukugira ngo ibaruhure kuko twari tubivuze. Usomye muri Matayo 11:28, ijambo ry'Imana riza ritubwira ngo mwebwe abarushe namwe mwese abaremerewe ngo nimuze munsange ndabaruhura. Iyo tugendanye n'Imana, haleluya, amen, amen. Imana izituruhura. Izi ni inyungu zikomeye zo kugendana n'Imana. Iyo tugendanye n'abantu bashobora kutwakira, nabo bazabaruha, abantu bazabafata, abantu bazabarambirwa, abantu bagera ahantu imbaraga zabo zishira. Ariko iyo tugendanye n'Imana, Imana nizi turuhura mu buryo bukwiriye. Ntibishoboka kuko twaruhurwa n'ibyo tubasha gutekereza bindi. Ubutunzi ntibwaruhura umuntu, amazina akomeye ntiyaruhura abantu nabo ubwabo, kuko hari byinshi barya tuzatugenderera, bafite ibindi byinshi baruhisha. Reka mbabwire aka kantu nigeze nuko avugaho. Ni ukuvuga ngo umuntu ukomeye ku isi ushinzwe umutekano w'isi niwe wa mbere mu isi ugira umutekano muke. Igisobanuro cy'ibi bintu ndakivuga. Ni ukuvuga ngo umusirikare ukomeye ku isi niwe wa mbere ugira uburinzi bukomeye ku isi.
muri iki gihugu ndimo hariho umupolisi ukomeye cyane uwo ni urinzwe cyane niwe ugira umutekano muke kurusha abandi bantu bose niwe ufite abarinzi n'amashare ari kuzuye niwe ufite abantu bamugendaho bamwe bagaragara n'abandi batagaragara kugira ngo bamurindire umutekano byumvikane kuko niwe nawe uhaye uhigwa bikomeye ariko iyo tugendanye n'Imana iyo turi kumwe na Kristo Yesu afite ububasha bwose Yesu amaze guca bugufi byatumye Imana imushira hejuru kuko yari afite icyubahiro cyinshi mu ijuru afite abamuramya n'abamusingiza arabisiga ku bwawe nanje Imana ishimwe cyane Amen. Amen. amaze kubisiga hari icyo Imana yamukoreye icyo Imana yamwituye ngo yaramuzamuye ngo imushira hejuru cyane hejuru y'amazina yose hejuru y'ububasha bwose hejuru y'imbaraga zose hejuru y'ubushobozi bwose kwari ukugira ngo nitugendana nawe ari uzoshobora kuturuhura mu kuri mu gihe hari izindi mbaraga twizera zaturuhura zikagiraho zinanirirwa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. N'izina rimwe gusa mu isi ryo kuruhura abafite amafaranga turi mu kubona bari mu kuyapfa ingo zigasenyuka zarashize kuba impamvu z'amafaranga abantu barasengaga bakarara ku kirago bahe baririra amafaranga kugira ngo tubone ubutunzi ariko bagezeho amafaranga kuko amafaranga atagira umutekano ataruhura abantu ari mu kubatandukanya yabaye ikigusha abantu bari mu gusanga ingo kugira ngo bazigeremo bamara kuzigeramo Uwiteka Imana yarabasubije ibaha abagabo ibaha abagore zango zamara zikaba ibibazo hari indirimbo twabaga turirimba ikavuga ngo wewe dada usizani kuwa umeyashinda majaribu ile yaliyo mbele yako ni mengi kupita uliyoshinda labda watoto watagonjwa na pesa zote nyumba zitakwisha ndipo utaanza kulia kusema ningejua inkuru nyine zabaye ibibazo zari zaraje ari ibisubizo nuko nta Kristo abantu babagendana muri izi ngo iki nicyo kibazo gihari ariko nitujana na Kristo azaturuhura abagabo bataturuhuye azaturuhura abagore bataturuhuye azaturuhura abagabo bapfuye azaturuhura aho ubutunzi bwashize mu mazu bene data ubukene si ikibazo ubukene dufite no kugendana n'abantu badashoboye kuturuhura ariko nitugendana na Kristo Romani posta fore by Waimoni. Amen. Mani shimwe cyane. Amen. Kristo azaturuhura Kristo iyo tugendanye nawe azaturuhura niwe wenyine ushobora kuturuhura kubera ko niwe wenyine wabuze ngo yemwe abarusha n'abaremererewe iyo urusha cyane niyo uremererewe nta ushobora kukwihanganira umuntu aza kwihanganira uri muzima ugifite agatege agufiteho entere atugufiteho inyungu ariko inyungu zishize uruhije abantu nicyo bisobanura isi niko imeze ariko utazurambirwa n'umwe gusa niwe wavuze ngo muze abarushe n'abaremererewe ndabaruhura ni Kristo Yesu abo hayubwira ntibigeze bavuga iryo jambo abo hawutaye imfane ntibavuze iryo jambo abo ari mu gutaye imfane ntabwo bavuze iryo jambo ntibavuze ngo uze nawe uremererewe ngo uze ndakuruhura nabo bafite ibindi bahe basengera umuntu ufite amayitaje se kuragira ngo yosengera yawe yose akayikorera cyangwa bigakunda oya afite umwanya wo kugira kuze haleluya harabo turi kumwe Amen. Ego. Imana ishimwe cyane. Amen. Amen. Bituma batandukanywa n'amahanga yose kubara 23 no ku 9 baramati n'ubwoko butuye ukwabwo nta muntu uzuvogera n'ubwoko butuye ukwabwo icyatuma dutandukana n'abari abasinzi icyatuma dutandukana n'abahe basenya icyatuma dutandukana n'abakunda ifaranga kuruta ingo icyatuma dutandukana n'abakunda ifaranga kuruta ababyeyi icyatuma dutandukana n'abakunda amafaranga kuruta inshuti icyatuma dutandukana n'abari abantu bose bari mu isi bahe bakwirukanka bagashaka gusuka isi isa ari abakristo bari mu ikanisa batari mu gukenera ngo isi bigane n'abakristo muzi ko igitangaza cyabaye tutari mu gushaka gutandukana n'amahanga ahubwo tuzadukenera ngo twebwe duse nuko amahanga asa Ego.
abadamu bari mu gushakwa ntibemere kuko bashatse bagakenera gukomeza kuba abakobwa bato. Abakecuru bakuze ntibamukenera kwemera kuko bakicuye bagakenera gusura kandi mu bukobwa cyangwa se bagasa n'abagore bato. Isi ni igitangaza. Abasore bagakura ntibemere kuko bakuze. Abasaza bashisha kanguhe ntibemere kuko bashaje. Twese ngo twaba tugendera mu isi y'urubyiruko twese duse nayo. Bene da hari umwe dukwiye gusa nawe n'uwo tugendana nawe ni Kristo Yesu. Mureka ab'isi batwigana. Amen. Abantu ntibakigira imyifatire mizima ingana n'uko bangana. Ngo ni Kristo ninde wababesha? Bavandimwe, nitutagendana na Kristo tuzotandukana n'amahanga. Tuzosa n'abariya bandi bose kandi dusa twitirirwa kuko turi abantu bari muri Kristo Yesu. Icyadutandukanya n'amahanga nuko tugendana na Kristo, nuko hagati muri twe Kristo ari mu bugingo bwacu. Uwo niwo watuma tubasha gutandukana n'amahanga bavandimwe. Kugendana bizatuma dutandukana n'amahanga. Bizatuma tugira izindi mbaraga. Kabishwe nubwo abantu batara babibona, kabishwe nubwo hari uko abantu batabyumva. Icyangombwa nuko Kristo abasha kubyumva. Imyifatire yanje Kristo aba yayibona. Uko ngenda Kristo aba yakubona. Ivyo birahagije kuruta uko abandi bantu babibona. Hano hariho abantu bagitekereza kuko babita abanyacaro cyangwa abashamba kuko abaswahili babivuga. Nimwambare mwikwize. Kristo Yesu ariko arababona. Uwo ni ufite kugira icyo yabita kikagira icyo kimara. Yego. Ndavuga ijambo ryo kugira inyungu zo gutandukana n'amahanga. Twatandukana n'amahanga tutagendana na Kristo Yesu. Kristo dutandukana n'amahanga. Bitandukanye nuko abantu bifuza gusa n'isi. Ijambo rya kabiri ni ukubiyereka. Usomye mu gitabo cya Luka 24:13 kugeza kuri 32. Abigishwa bari kumwe bagendanye na Kristo Yesu kubera kugendana nawe, babana nawe, bamugira mu bitekerezo. Umunsi umwe Yesu amaze gupfa, bababajwe n'urupfu yapfuye yari umugira neza, ngo bahe bagenda berekeza inzira ije Emawusi. Yego. Yesu ngo arabiyereka. Haleluya. Amen. Amen. Kuko bagendanye na Kristo, Kristo yarabiyeretse agenda nawe kandi amaze kubiyereka ngo bumvise bafite ihumure mu mutima. Uretse ko babimenye kuko ari we, kuko yaramaze kwitamuraho amaze kubiyereka muri ico gihe ngo bari bafite amahoro mu mutima. Bene data, Kristo yatwiyeretse nico gihe tuzagira amahoro mu mutima. Kugendana nawe aza twiyereka, aguma kutwiyereka umunsi ku wundi. Ubwiye abantu bari hano ngo bavuge aho Imana yabiyeretse, yavuga akarondogora, yavuga ibitangaza, navuga ngo yanyeretse aha, yaranyeretse ndaha mu turere twose. Navuga ko yanyeretse umunsi umwe ndi mu bihugu. Navuga ko yanyeretse umunsi umwe ndi mu miburo. Navuga ko yanyeretse umunsi umwe ndi mu Rurango. Navuga ko umunsi umwe yanyeretse ndi mu Mikarate. Navuga ko yanyeretse umunsi umwe ndi Rurenge. Navuga ko yanyeretse umunsi umwe ndi Ruvira, ndi Ngoma, ndi Rwanda, ndi Burundi. Yaranyeretse n'ahantu henshi hatandukanye, no muri Buholande kuri iyi migabane, no muri Kenya yaranyeretse. Nishaka kuvuga ko iyo turi kumwe n'Imana, Imana izitwiyereka umunsi ku wundi. Bwana asifiwe. Amen. 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 Iyo turi kumwe n'abantu, tugendana n'abantu, batwiyereka umunsi ku wundi. Mwari muzi ko n'abana bakaza bagenda bamenyana uko umwakuza, abantu bakaza barinda basaza. Umuntu yakubera musha iki kintu uku nacyo cyamubagamo, cyaba ari cyiza cyangwa ari ikibi. Kumbe iki nacyo yarakigira. Kristo akomeza kugenda twireka, kandi uko atwireka aza twireka ishusho nziza. Amen. Haleluya. Amen. 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 Izi ni inyungu zo kugendana na Kristo Yesu
kugira ngo atwiyereke ubundi kandi ngo adutabare mu gitabo cya Yesaya 41:10-13 yaravuze ngo zaje gukomeza ni koko zaje gutabara kandi zaje kuramiza ukuboko kwaje kw'iburyo. Iyo tugendanye n'Imana, Imana izidutabara, Imana izituramira. Yabwiye Efurayimu, irakubwira ati Efurayimu nije wakwigishije kugenda, nije uzukuramira. Yaravuze ngo uzaza kuramiza, ibwira abanyisirayeli nzabaramiza ukuboko kwaje kw'iburyo. Umuririmbyi yararimbye ngo iyo ngiye kugwa, iyo ngiye kugwa arandamira umwami, n'igiti cyatewe ku mugezi ndamagorope. Iyo mbonye ibyago arandangarayo, n'igiti cyatewe ku mugezi ndamagorope. Haleluya. Amen. Amen. Yaravuze ngo iyo ngiye kugwa arandamira, ndi igiti cyatewe ku mugezi ndamahoro pe. No mutuma kuko ntewe muri we. Aravuga ngo ndi igiti cyatewe ku mugezi ndamahoro. Iyo mbonye ibyago arandengera. Satani yantiye ntashobora kuko tugendana nawe ni uwatsinze urupfu. Yesu yaratsinze kugira ngo tubashe guhabwa imbaraga zo kubasha gutsinda. Iyo tugendanye nawe ntabwo tuba yemera ko ibirenge byacu biteguza, uturinda ntazahunikira. Imana ishimwe cyane. Amen. Amen. Bene data, birashoboka ko abantu baturamira ariko nabo baza batebagara, nabo hari aho baza bagarukira. Ariko iyo tugendanye na Kristo Yesu, iyo tugendanye nawe niwe uturamira mu kuri. Haleluya. Amen. Yesu araturamira bavandimwe. Ubundi kandi azaduhumuriza, aradutabara. Yesu azadutabara akaturamira. Ubundi kandi araduhumuriza. Usomye mu gitabo cya Yesaya 43 uhereye aho ngaho ukageza kuri 5 ngo ariko none Uwiteka wakuremye wowe Yakobo kandi akakubumba Isiraheli, aravuga ati witinya, naragucunguye, naguhamagaye mu izina. Witinya Yakobo, witinya wowe mwene data turi kumwe. Imana iziduhumuriza. Iyo tugendanye n'Imana, Imana iziduhumuriza. Iyo tugeze mu bibazo kenshi tugera ahantu abantu badashobora kuduhumuriza ngo duhumurike. Iyo twabuze abantu, iyo twabuze abantu dukunda, iyo twagize inguma za zindi zikomeye, abantu baraduhumuriza ariko bikageraho tutumva ihumure. Ariko iyo Kristo abashe kuduhumuriza nibwo turonka ihumure ry'ukuri. Kristo azahumuriza mu kuri. Kristo niyo wahawe ihumure nyakuri rishobora kuguhumuriza mwene data. Amen. Birashoboka ko umuntu yaguhumuriza none ariko ubwacu musumwe akagukomeretsa kuko ari umuntu, kubera kuko n'abafite ibintu bikomeye akabaho yogira intege nke z'ubumuntu. Ariko niwe uziduhumuriza. Yaravuze ngo nzaza ngukomeza, nzaza nguhumuriza. Igihe cyose Kristo ariho kugira ngo abashe kuduhumuriza. Yego n'abantu n'ihumure ry'abandi, kandi iyo Kristo yaduhumurije nibwo tuza turonka kugira ihumure ryuzuye ryo kubasha guhumuriza abandi bantu. Haleluya. Amen. 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 Utarahumurika batubwiye umuntu wavuze ngo rya jambo ngo kwizera ngo kutarahemukira. Niyo wakuvuga mu yandi magambo, uwo muntu ni ukuvuga ngo ntiyahumuritse mu by'ukuri. Ariko iyo Kristo yaduhumurije nibwo tuza tubasha kugira imbaraga zo guhumuriza abandi bantu. Mwitorero niyo kuvuga ngo duhumurize abandi bantu. Twabaye abakristo bagendana na Kristo kugira ngo tubashe kwerekana ihumure rya Kristo, tuhumurize abandi bantu. Bene data, iryo humure ntitwaritanga keretse twarabashe
guhumurizwa na Kristo. Ijambo ry'umunani twari twavuze ngo ibaremere isezerano. Imana kugendana na Kristo Yesu cyangwa kugendana n'Imana, Imana izibaremera isezerano. Usomye mu gitabo cya Yeshuwa 3:14 ahangaha Imana yarabahumurije, yabaremeye amasezerano. Yaravuze ngo nimunyura mu mazi, niko Imana yabwiye Isiraheli ngo nimunyura mu mazi, amazi ntazabatembana, nimunyura mu muriro timuzasha, kandi ngo izatanga incungu ku bwanyu. Ni ukuvuga ngo ahangaha icyo nshaka kuvuga, ibi bintu yashaka kuvuga ijambo yasohoje mu gitabo cya Yeshuwa n'ibyo yakoze igihe cya Daniyeli bariya banyuraga mu muriro, n'igihe banyuze mu nyanja Uwiteka Imana ikabana nabo. Nicyo Imana yashatse kuvuga. Yaravuze ngo nimunyura mu mazi imigezi ntizabatembana. Yambukije ba Yeshuwa, yambukije ubwoko bwa Isiraheli, nimunyura mu muriro timuzasha. Yarashatse kuvuga igihe cya Daniyeli bariya bavandimwe batawe mu muriro, ariko ntibashobora kugira icyo baba. Iyo tugendanye na Kristo Yesu tuza tunyura mu muriro. N'ubu hariho abantu banyura mu bibazo bisa n'imiriro, hariho abantu banyura mu migezi. Bene data, imigezi mwamunyuramo, inzuzi mwamunyuramo, imiyaga murimo, iriya miriro murimo, ntibishoboka ko mutagendanye na Kristo mwabasha kuwukira. Igituma tuwukira ni uko tuba turi kumwe n'Imana. Bariya basore baravuze ngo Imana dufite Nebukadinezari ibasha kudukiza, ariko naho itabasha kudukiza ngo nta mpamvu yatuma turamya igishushanyo. Kubera kuko bari bizeye iya Mana bagendanye nayo, kubera kuko bagendanye n'Imana, bari bazi kuko ari Imana ishobora kubakura no mu itanuru ry'umuriro. Imana ihita ibikora kubera kuko bagendanye n'Imana mu by'ukuri, barayihagararira, barayivuga. Igituma Imana yawe abantu batari mu kuyumva, igituma itazumvikana, igituma itabasha kurinda, nuko nawe ubwawe utazuhagarara ngo ubashe guhagarara muri asirasi, ubashe kwivugira utitaye ku ntege nke zawe. Kwizera Imana ntibiba bireba bya bindi bifatika dufite, ahubwo tuza turenza amaso intege nke zacu tukareba ibifatika byo muri Kristo Yesu, duhereye no ku by'Imana yakoze, bigatuma Imana ikora ibitangaza. Tukanyura mu muriro, umuriro ntugire icyo dutwara, imyenda yacu ntibashe no guhumura n'umwotsi. Abantu baba bategereza kuko turi bupfe dukindutse cyangwa turi buzimbe, bagahindura bakavuga ngo aba bantu bari mu Imana. Ariko abantu bari mu gutegereza ko turi bupfe cyangwa turi buzimbe, tukama tuzimbanye. Bene data, tugendanye na Kristo Yesu niwe ushobora gutuma duhinduka, akaturamira. Hano rero uko twagendana nawe, twasomye ijambo ritubwira ngo ni ugukiranuka, ni ugukunda kubabarira no kugenda twicisha bugufi. Abantu nyine ntibari mu gukenera mu kugendera mu gukiranuka, ahubwo tugakenera kugenda twebwe uko tubasha kuzumva. Ariko biri dusaba gukiranuka. Imana na Bibiliya na Yesu nicyo kimwe, bidusaba gukunda kubabarira. Abantu iteka yose badukunda ngo tubabarirwe, kandi tukishimira ko Kristo yatubabariye. Umuntu watanze ikinege cye, umugani wa mugabo aravuga ngo ariko muzi kwishimira ibyago by'abandi, ngo ari uwawe wowe wahora uzuma kunezerwa ngo umwana wundi yarapfuye, ati ni wowe yapfiriye. Noneho sasa rero kuba yaratubabariye ibyaha byacu ni sacrifice yatanze. Imana yatanze ikinege cyayo. Mutekereze icyo kintu. Yesu yemera gupfa kugira ngo tubeshweho nawe. Iri jambo narariganiriye hano, ni ukuvuga ngo natwe abandi bakwiye kubeshwaho nuko twamenye Kristo, tugendana na Kristo, tukemera kubabarira.
ni ugukunda kubabarira no kwicisha bugufi. Dawudi uyu niwe wa mbere uzi untangaza ukuntu yabashije kwicisha bugufi. Aha yahigwa na Goliyati aramutsinda, nubwo Goliyati yahigaga ubwoko bwose, ariko igitangaza gikomeye uwo munsi yari akwiye kuba umwami, kuko yari yahesheje Isiraheli icubahiro mu gutsinda Goliyati wahigaga ubwoko bwose bwa Isiraheli na Dawudi arimo. Ariko umunsi yamutsinze niwo munsi yishiye yahunze intsinzi yazaniye Isiraheli ku bwasebukwe Sawuli waruhaye umuhiga. Ariko umunsi yamuserutseho yagishe ku mwenda we umutima umuhana, biramubabaza cyane. Hari ijambo riza rintangaza ukuntu yaciye bugufi, ukuntu yasizwe amavuta arasuka kandi aja kuragira intama, ukuntu yagizwe umwami arasuka kandi aja mu ishamba, ndetse kugeza aho yagiye gufunguza mu Bafilisitiya wishe Goliyati. Byari bibabaje cyane. Umunsi yabonye Sawuli ntiyamwica, ageze ku musozi wo hakurya muretse ngo aramuhamagara aramubwira ati ninde uzi kugira kuko nkwanga, ati abaza bakubwira baza bakubeshya. Sawuli yitabye ikintu yakoze, yaciye bugufi aramuramya. Dawudi yacaga bugufi akamenya gusaba Imana imbabazi ndetse no kubasha kubaha abantu. Bene data, ntibishoboka ko twagendana n'Imana tudakenera gukiranuka, tudakenera kubabarira, tudakenera guca bugufi. Aho twavoma imbaraga zidushoboza. Ijambo rya mbere ni ukugira ubushake bwo kuyoborwa n'ijambo ry'Imana cyangwa kuyoborwa n'imbaraga z'Umwuka w'Imana. Ijambo rya kabiri ni ukwemera. Ijambo rya mbere ni ukugira ubushake bwo kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Ijambo rya kabiri ni ukwemera kuyoborwa n'Umwuka wera w'Imana. Ijambo rya gatatu ni ukwemera kurerwa. Ijambo rya kane ni ugusenga. Bavandimwe, ntibishoboka ko tudafite ijambo ry'Imana muri twe. Bibiri ijambo ry'Imana rizatubwira muri Zaburi 119 no 11 ngo nabiki ijambo ryawe muri je ngo kugira ngo ntazagucumuraho. Amen. Utekereza kugendana n'Imana. Nimba utekereza kugendana n'Imana, biragusaba gukunda gusoma ijambo ry'Imana rikaba rigwiriye muri twe, kubera kuko ijambo ry'Imana niryo twahawe absol, niyo kataloge. Niko umuzayi wacu Pasiteri Gabriel Masomo yatuganira tubwira ngo ijambo ry'Imana ni kataloge iyo mu nkiriya mu bitaro, niyo yonyine itwindika, niyo yonyine absol itubwira uburyo bwo kuvuga ngo tubashe kugendana n'Imana. Ntitwagendana n'Imana tudasoma ijambo ry'Imana. Dufite ibibazo byo kuba abantu batuye mu ikanisa ariko batazasoma ijambo ry'Imana. Utaragize amahirwe yo kubasha kumenya gusoma, ibyo birumvikana. Ariko tuzadusoma ibinyamakuru, tugasoma ibintu byinshi, ariko tudakunda gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niho dushobora kuvoma imbaraga zidushoboza kugendana n'Imana. Ijambo rya kabiri ni ukubasha kwemera kuyoborwa n'Umwuka. Ntazi n'imbuto tuzatwera keretse imbuto z'Umwuka wera w'Imana. Ibindi byose dukora ni imirimo y'ikinyabupfura, kandi abera bo mu isi nizo mfura Imana izayishimira zonyine. Imfura baswe gukuruza n'abandi ntibazujanwa mu ijuru n'ubufura n'indi mirimo myiza yose. Ariko kimwe gusa Yesu yaravuze ngo ntazadusiga twenyine, ahubwo ngo azohereza umufasha uwo azasaba Data. Haleluya. Amen. Uwo niwe uzaza kubana natwe. Imirimo y'Umwuka wera ngo azatsinda isi. Uwo niwe uzaza kudutsindira isi. Ubundi kandi ngo azatuyobora mu kuri kose. Nituyoborwa n'Umwuka wera w'Imana, nibwo tuzabasha kugendana n'Imana uko bikwiriye. Bene data, kwemera kurerwa. Ubu nyine dufite ibibazo byo kutemera kugirwa inama n'abakuze baciye muri bijya bihe twebwe turimo uyu munsi wa none. Kurerwa n'abakuze nibyo biduhesha kuba ubwenge umuntu aza bwunguka kubera impamvu z'uko wemera kwiga
no kwemera guhugurwa. Ariko abantu babaye ibizingenge muri iyi si ntibagikenera kubasha guhugurwa no kugirwa inama, bakumva kuko ibyo bamenye bihagije, bigatuma batabasha kugera kure. Bavandimwe, mureke twigire kubakuze, bari mu kigero twifuza natwe kugeramo, kandi bagezaho twebwe turi uyu munsi wa none, bafite experience mu buzima. Bari abantu n'ab'ingenzi kubasha kubigiraho urugenzi. Ubundi kandi kugira ngo tubashe kugira imbaraga zo kumva ijambo ry'Imana dusoma, kubasha kugira ngo umwuka wera w'Imana akore hagati muri twe, tubashe kugendana n'Imana, nuko dusenga. Iyo dusenze tuza tuzuza amarangamutima yo mu buryo bw'umwuka. Hanyuma rero umwuka wera w'Imana, imbaraga z'umwuka wera zikabasha gukora hagati muri twe, tukumva ijambo ry'Imana. Iyo umwuka wera ari muri twe, niwe uzubasha kutwumvisa ijambo ry'Imana tukaryumva. Umwuka wera iyo ageze hagati muri twe, niwe mufasha twahawe. Haleluya, Amen, amen. wenyine ushobora kudutsindira iyi si, niwe uzi utuyobora mu kuri kose. Imbaraga z'umwuka wera iyo dusenze ziza zibyuka. Pawulo yarasenze bituma imbaraga z'umwuka wera zibasha gukora muri we. Petero yarasenze bituma imbaraga z'umwuka wera zimubashisha. Iyo tugendana na Kristo Yesu, ni ukutareba intere zacu, inyungu zacu, ubundi kandi ni ukutareba intege nke zacu. Hari imbaraga z'umwuka wera w'Imana zitubashisha, kuko ariwe mufasha twahawe wo kutubashisha, akatuzamura, akatugera ku rugero rukwiye rwo kubasha kugendana n'Imana. Oh, haleluya, Amen, amen. data dusenge. Nidusenga hari imbaraga z'umwuka wera ziri hagati muri twe, nibwo zibasha kubyuka zigakora imirimo hagati muri Kristo Yesu. Ntaho twakwigeza, ntitwabasha kwera imbuto, ntitwabasha guca bugufi, ntitwabasha kubabarira, ntitwabasha gukiranuka tutabeshejwe n'imbaraga z'umwuka wera. Ikiza kizutsa imbaraga z'umwuka wera, ikiza kitwumvisha ijambo ry'Imana, nuko dusenga imbaraga z'umwuka wera zikabyuka hagati muri twe, tukabasha kugendana n'Imana. N'iri jambo ry'Imana ryatubwiye ngo igituma tugendana n'Imana tugatandukanywa n'amahanga, bene data, nuko tubasha gusenga imbaraga z'umwuka wera zikaba ziri hagati muri twe. Gusoza tugendane n'Imana, nibwo tuzabasha kuronka ihumure ryuzuye, nibwo tuzatandukana n'amahanga, nibwo tuzaronka guhumurizwa. Bene data, nibwo tuzaramirwa. Yesu Kristo ariho kubwo kugira ngo yaraje tugendane nawe, tubashe kuronka intsinzi kuri Satani n'iyi si n'uyu muntu. Tugendane n'Imana bavandimwe, nibwo tuzabasha kugera aho twifuza kugera. Dutegereje Kristo uzaza kudutwara, azadutwara gusa kubw'impamvu imwe, cyangwa se kubera yuko yabaye hagati muri twe. Icyo dufite muri twe nicyo azakurikira. Nimwakire ijambo ry'Imana, Imana ibaho umugisha. Reka dusenge dusabe kugira ngo tubashe kugendana n'Imana kuko bikwiriye. Uwiteka Mwami Imana, turagushima mukiza wacu, dushimiye kuko waje ari wo muzingo ukubiyemo ibyo twifuza byose. Icyo dukeneye ni ukugendana nawe, icyo dukeneye ni ukukumva mu buzima bwacu, icyo dukeneye ni ugutera intambwe turi kumwe nawe. Mose yaravuze ngo niba tutari kumwe nawe, tutagendanye, tuduhagurutse aha. Natwe twifuza kugenda tutari kumwe nawe, ugendane natwe, nibwo intambwe zacu zizakomera, nibwo tuzarongorizwa. Asandi kuko waje uri Kristo Emmanuel, Imana iri kumwe natwe kugira ngo tubashe kuronka ubutsinzi. Aba bene data bagendanye nawe, ndifuza ko uyu mwaka, aya masaha, Uwiteka Mwami, babashe kugendana nawe kuruta ikindi gihe cyose bagendanye nawe. Imbaraga z'umwuka wera zimanuke zibe muri aba bantu bariya bari bafite ibibazo. Aya masaha yo kubasha guhumurizwa nawe,
haracyari umwanya, haracyari igihe Uwiteka, kandi igihe ni iki cyo kugendana nawe. Emera kubana nabo, bambika imbaraga z'umwuka wera ziza zidushoboza, imbaraga z'umwuka wera ziza ziduhindura, imbaraga z'umwuka wera ziza zidutsindira, nizigere muri aba. Uwiteka Mwami Imana, rero uyu muntu wari mu ntegeke, imbaraga z'umwuka wera nizibashe kumuhagurutsa uyu wari urwaye utaruhabona gutabarwa. Uwiteka, n'ibisaha yo kugendana nawe, n'ibisaha yo gutabarwa, n'ibisaha yo kukubona, n'ibisaha yo kukubona, n'ibisaha yo kukumva. Urakoze mucunguzi wacu, asante kuko waje uri igisubizo. Turakwizeye Mukiza, uri kumwe natwe kuko wabidusezeranije, kuko wavuze kuko utazaduta, kuzageza umunsi uzaduhamagara tukabana nawe. Turakwizeye, ni mu izina rya Kristo dusenze, uhorana natwe. Amen. Amen.